Nuko cyuri gukomeza umpunga koko. Ariko se kandi no hanze urahansanze kandi wowe. None se rega ibindi kukubwira birumvikana sheri. Bigumane nje ntako ibyo nshaka kubyumva. Ariko uza abantu bose bagiriye ukuntu babaye. Ahoko se babaye. Reba Suzana wo kwa Magadari n'ukuntu yabaye. Yaragiye yigira indaya asigaye yisiga ibintu yabaye umutuku. Reba cya gikobwa cyo kwa Nuzari we kwa Ninde kwa Siriro. Reba ukuntu cyabaye. Urebe wa muhungu wagiye tumwita umusore w'inta ahangango yari inkorokoro. Ubu yigize intakore karaza akirwara ritsinzara nino cy'umuntu w'umuhungu. None urambwira ngo ugiye wenda kwiyamya ibyo bintu nabo. Umva nkubwire ikintu ugomba kunyumvira. Nta kintu ugomba kunyumbwira kuri ibyo bintu mbabare. Kuriya umva nkubwire se. Kujya hanze umuntu wenda nyine umva abo bagiye ari abasore abandi bagiye ari inkumi nta kintu batekerezaga none cyo bari basize inyuma sibyo ako nkanje ngenda gusize nzi neza ko nsize umugabo mu Rwanda kuba najya rero hanze mu mahanga nkavuga ntireka nigire hanze nshaka amafaranga natwe dutera imbere ngiye nduva utangiranya nabo bantu bagiye kwigira akimbwira ngo nta kintu bari basize inyuma uriya mukobwa wo kwa Magadarina ntago yamusigiye umwana nyine urumva ruburi yaratu wari ikirumbo none se ntago nyizera akubundi reka ngo bazi ikibazo kimwe nje nawe tubana twabanye dusezerana twasezeranye kubana cyangwa umwe kuba hakurya undi hakurya ariko reka nkubwire sheri nubwo twasezeranye kubana nago twasezeranye no kubaho tudafite amafaranga imyaka 4 yonyine nabandi mu kindi gihugu ndi hanze koko 4 yonyine tumaranye imyaka mbabarira ureba aha hantu aho uzakora uko wagiye hanze none se nyine nese tugumanye ntago twakora kandi tugahuriza hamwe reba imyaka tumaranye kandi urebe noneho ngiyewe reba amafaranga ko ntacyo twagezeho oya ariko niba twinjizaga makeya twageze kuri ibi ariko tugomba no gushaka menshi tukagera na kure ibyo biganiro niba ari nanyo kugira inama nimba ari nande sinzi nimba ari abagore mwirirwana nje hari ibintu numva ntakeneye kumva umbwira rwose hindura ikiganiro bitabaye ibyo ngibyo nimba bitabaye ibyo ndigendera oya ariko ntukagira reka nigire ku kabari nge kugira ibyo nirebe kandi ubu nimara kugerayo ukabona amafaranga ari kwinjira uzavuga uti umugore ibintu yavugaga n'ukuri wabyemeye tukiri hano nkagenda twumvikanye kujyana azajyana imyaka umuntu cyane nawumvisha amafaranga kugira ngo ufate n'indege amafaranga bigusabura yumva ngewe nta kibazo cy'amafaranga mfite kuko akazi ngiye gukora bagomba kuma avance sibyo nkagenda rero ngakora ibintu bikagenda neza tugatera imbeshe n'izira reba nk'ahantu tuba n'ukuri nanjye birambabaza aya marido n'abantu wemeye kuhaza unkunda sibyo ntago mu bintu twasezeranye ngiye manika akaboko kanje k'iburyo nkavuga ibyo navuze ntago navuzemo gutandukana nawe ibyo bintu nabizi neza tuzatandukanywa n'urupfu no kuri shereka nkubwirega kujya amanga siko bivuze ko ngiye kukwanga mbabarira ibyo bintu ntwongere no kubimbira ngenda baragiye barigendeye baransize none mbaye uwande yari mwiza yari igitego naransize none mbaye uwande ibinda birambiwe ibinda birambiwe ndambiwe mama umva murekera mu rugo rwanjye ntabavuza nduru nkeneye turumvikana muravahe murajyahe mushinzwe iki murashaka iki tuje gusabira amazi matayo yego cyangwa urugo nirwo mubonye amazi nanga no kuza musakuza dore mugende hariya kwa Kanyamigezi dore ngari nago tuje baririmbira indirimbo ntimuyiteze amatwi indirimbo hano niho muza guteramira abivuze ukuri ngo umugabo n'umwana wundi urumva nk'itikuri wari muri runo rugo ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana amazi oya ijambo ry'Imana riravuga ngo ibuye ryanzwe niyo ryakomeje imfuruka ikindi kandi abantu mwe murabona tutari intumwa wadufashije mu isi ko mwijuru tuzimenya turi intumwa kabisa umuntu wabatumye rero izo gatumwa zanyu mugende mumubwire ngo twasanze badahari uwo muntu wabatumye mugende mubwire ko mwasanze tudahari tushyize mu inararibonye ryacu ariko inararibonye uza kubonera hano muri uru rugo ari uyu mugore n'uno mugabo ninde warongoye undi ntago mubona ko umugore yarongoye umugabo ntabyo ubona wowe ubu sintewe ku manywa y'ihanga sintewe ku manywa y'ihanga wowe mvano beza bashize neza kugira ibyaca akabangaba nabasazi mani uravuga ibyawe ibyo turimo nge nawe izikadahumeka zihagaze ahanga zivuye he amazi dore barenza akazu k'amazi yari singabera wakigoryo zibiri wanyu ndamubwire uziko umuntu ariko reka ngiye musomye sinzi iby'iwanyu sinzi iby'iwanyu umva rata abantu beza uyu yitwa Mariko yarakaye rero urumva yarakaye iby'iwabo byose abasekuruza bose birazukuruka mbese cyo koze tumutwara neza ariko uyu ni Yohana nge ni Matayo hanyuma urikumva tukaba turi intumwa zavutse bwa kane tukaba bwa Yesu
turi generation ya 4 sibyo mama no mudamu ntabwo ari kubyumva neza mama ari no ndabona guseka. utari kubyumva mwumva neza mbabwiye ikibazo Nta Bibiliya nifite nawe ubona. gihure n'ibyo muri kujajwamo ndumva ntazi muri kuntera rereje mu mbabarire ufite ikihe ye nifite ikibazo cyo nshaka kwigira mu mahanga agiye se umugabo wanjye akabyo kubyemera ibyo bindi muri nkawe urebye amata ushyize mu nyurabwenge ariko naba badufasha n'ubwenge uzi nk'umuntu mukuru aba ni abantu ukuriye kubwira inkuru zawe urabona twebwe ko se saba reba hano reba baje bashaka amazi twebwe turumvikana baje bashaka amazi utangiye kubaha ibiganiro aba ngaba ariko twabafasha wa mugabo yewe viza yaranabonetse se ubwango n'ubundi buhanuzi viza irahari ngiye gusa umugabo wanjye yanze ko ngenda ngo nagashaka ko mutahanga urumva atari kimari maze ikibazo ni umugabo reka tumuhanure rero hari umugabo bita Korode haryo ushaka kujya mu mahanga yego nshaka hari kujya umugabo muri witwa Amerika Korode wari uturanye na sogokuru uri uzi inzu kumva yubatse uzi inzu yubatse na n'ubu abuzukuru niyo batuyemo niva na gake niyo hagwa imvura y'amahindu ntibyatobora iyo nzira irimo parafo incurizi ngo nibwo buryo uri abagabo b'imbwa kenshi bihagarara nk'imbwa ry'uruhu uyu mugabo wawe ibyo sibyo navugaga reba nk'inzu yacu murebe aha ni hase uyu mugore ni muzima bahu uyu mugore ni muzima nagezeyo nawe nibyo ni imyaka ine yonyine nzamarayo tugasana ahantu tukaba abakire urabona abantu bose bafite abantu hanze kuntu babaye abakire uzahita unamurongora kandi n'ubwo no hazamuza ku madorari ngo iki cyo nakubwiye sibyo ndi kuvuga suko buretse uzabona imyaka ine yonyine imyaka ine sumba atazatera akabariro ntabwo uri umugabo ufite etaje 20 ziruti za rubangura yego rata ubwo uzi ubwenge ariko se uribuka ko batubwiye ko iyo umuntu akirenga umupaka w'u Rwanda ahita abona perimi cyane rwose ariko y'inkongomanyi ariko rero namwe muri mu bujajwa twakabaye twinjira mu kibazo cy'iyi famille muri kuzana imikino uyu mugabo ntashaka umugore ajya hanze uwumva no mugabo atarwaye mu bwonko okay kumbe ikibazo niko kimeze si ibyo se ntango mwabyumva mugabo rero rega bajya bata madam wavuze ngo urashaka kumara imyaka ingahe i Burayi ine yonyine yego data wanjye yashaka rero reka mwereke karari reka nkubwire ikigaragara abantu murazi kankwereka ikibi kimwe twamuze ugiye se mutana tugusomere kuva sugiye yayigenda birumvikana nufate gutyo nyine hafi wawe ariko ntabwo wankubitira uyu yitwa Mariko urumva ufashe ikizinyana zimburabona zagufasha ikizingi ariko hari ikindi kintu bajya bambaye amasoko rikireba abandi bo barutebeza amayo bavuze wari wumva rutebeza amayo tumwaye iki izi umugore yagusize nta kibazo cyakirimo kuko numva ugira amatiku umuntu n'umugabo birumvikana wa mugabo warize ushinzwe kwigisha cyangwa ushinzwe gukoresha ibizami umugabo reka tubisobanure ibyiza reka tumubwire ibyiza ariko si ubundi mureke mbabaze koko nimba mufite ubwenge bukora ntawe ufite ubwanwa ahari ubwana haje ubwanwa urumva umugore akubwiye ngo ndagiye ndamara imyaka 4 agusize mu rugo rwa wenyine mwasezeranye gutandukanywa n'urupfu ubwo imahanga mufate nk'upfuye rero ariko mutumubwire ibyiza byo mufate nk'upfuye tega mbabwire Matayo na Yohana mu nyumve neza twagira inama abantu benshi ariko uyu mugore afite umugabo w'ikigoryi niba udashobora gutekereza ngo urebe kure wumve ngo umugore wawe kagiye kujya hanze agiye gushakira iterambere umuryango wamwemeye akagenda muzasigara muri bwa burayi iryo terambere oya nusinagaza yasunika wese imyaka inuza yemana utaratera kabari nanone da ariko avuze neza irangira nabi ngereka mwunganire yewe rero uko ndeba uko nitwa Matayo watatamuye imitima ya benshi ariko mu buhe buryo nkoresheje ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo mbwira mugenzi wawe mugendana nkubwire uwo uriwe niba waragize igitekerezo cyo kujya i Burayi ni byiza pe kuko abantu bagiye i Burayi bose bagiye baduha amakuru ngo habavana y'amavarisi yaba arimo imyenda cyangwa itarimo yaba abagura ibibanza hehe mu gihugu cyose uza afite business ahita ashinga mu Rwanda urugero na data wacu yavuye muri Kenya azana business y'umunyu ubu ngubu ni umuntu ucuruza umunyu muri quartier ndetse no mu ngo z'abaturanyi uri kumva mama wacu nawe yavuye muri Tanzania azana business yo gucuruza amase akayakoramo ibishimbo ubu ngubu araranguza quartier yacu yose none sibyo ngene nshaka abona nyine ibyo ni kukubwira abo nababashije kugera muri East Africa none bibaze umuntu wabashije kujya Dubai cyangwa i Burayi irwota basimbi azana rumva ndi kubwira umugabo wawe azana ikintu cyitwa ikimenyetso cy'amafaranga niyo atazana amafaranga ariko abasa n'amafaranga kuko bayahuye n'abayafite urabona runo rugo mufite kuntu ruri ari urwa fake uyu mudamu atashyemo igipangu kimeze neza cyane noneho ikirenzeho uzi ko nta muntu ujya uva i Burayi ngo yubake inzu idafite sikariye
ibyo ni byiza byo kujya i Burayi dukomeze mu bibiri byo kujya kano kagabo kari kazi ko katazongera gukora wikita kagabo ni umugabo nose ikibazo cyo ni umugabo wa none wa mugabo ariko sibanza wumva atwa mugabo nawe ibi byo kujya i Burayi ibi byo kujya i Burayi ngibi ngaho mubwire ibi byo kujya i Burayi bijya mbere bigiye kubaho uyu mugore agiye kuzabyarana n'abazungu cyane yabaheha bamuheha ariko none kiri kinageretseho nawe uzajya winjiza abandi bagore muri ino nzu kuko mu myaka ine nta kuntu bava ngo mu myaka ine uzaba wibanamo hano nta muntu urakaragira ese mu myaka ine wowe uzaba uri i Burayi uri gukora iki ku buryo udahura n'abagabo abo namwica wamwica none se ko tavuze ko azakwica i Burayi kandi uzajya uri kumwe n'abagabo mu ihuriyo apana be birabura gusa abazungu n'abirabura urabyumva umugore wawe najya afata abandi bagabo kuyirwota amasimbi makajya aryamana naza hano ashobora kuzazana umwana w'umwera umwera ashobora gushiduka yabyaye umumetisi birashoboka ni ukuvanga ibintu turi kuvuga ni ibintu bitaraba ariko bishobora kubaho wigenda se mvaho turacyagusomera umva wa mugabo ubu ngubu ntagazongera gutera akariro ku gihe ibikorwa byose bibaho mwebwe mudufashije iki se nyine wowe ugi Burayi umaking sure kuzasambara cyane ukabuzi no kukamanika byanya ukavayo ubisoje kandi ukirinda birabura kuko wabasize ahangaha izi nama sizi mfabusa utazazana ibintu byo kuvuga ngo ntabwo twakugira inama kandi ngo agahwa kari kuwundi ikagira iki karahandurika akahanduritse ko umugabo kasigara umva nimba ari amazi mushaka ki fata amazi mumwe mufire mu rwanda se n'amazi mukazwa amazi nako mwamwazi mufata amazi uyu mugabo wane yankukwa ngana amazi satete yankukwa gwamaki none se nyine kwa umva amazi mwashaka wa mugani nyine ingiye kintu ndimo ndakubwira ata boss usanze ibyo navugaga ukuvuga ngo tekereza nk'umuntu w'umugore ufite umugabo uri kumva agiye i Burayi nta nubwo agiye amezi ane imyaka ine sibyo ndimo mubwire se banza usome wa kigoryo tumenye uretse nasoma amazi urabizi ko ari mazima ratabanza wumve umva rata nabanza aho urubya ariko ujye ku kazu k'amazi none komeza umusobanuriye we yego rata nibyo navugaga banza wumve rata umugore ugiye imyaka ine akagusiga kandi ahantu agiye hariyo abagabo naho usigaye hariyo abagore wakihangana bingana iki ariko uyu mugore arikunda sibyo mata umugore arikunda kuko ninaha wahashakira amafaranga ukayabona wayimeza ari kurwanira kurira indege noneho ahantu abera no mugore umugome w'umwicanyi mubi cyane w'ikirumbu ibaze yafashe umugambi arawutegura neza arawucura arawutyaza umugabo ari mu mandazi ni ikigoryi nta kazi agira dore ko yambaye ibinete bibi abagize atya amuteyeho inkuru nk'iyo yinca mu mugongo ngo agiye kugenda ubu se kugira uno mugabo maringaringa utarize ubu no muntu ubona ari ikintu azikorera azimarira iki wa mugabo ntabwo wize uyu mugore ari guhunga iki reka mbabwire twumvike yego uyu mugore twarakundanye gukundana bibaho dusezerana kubana tukazatandukanywa n'urupfu umuberi tuzabana muri no mutandukanye ari urupfu ruje none umugore ari kumbwira ngo agiye ngo i Burayi ni rwo rupfu batandukanyijwe n'indege ibyo bintu urumva wowe wabyemera uyu ndege uyituyivuma itarahaguruka ikanwa yivume nayivume umugabo yanze gukora ariko nje ndakora mfite akazi wa musore data niba ukora agiye Burayi gute ako se uretse mariko harya uyu mugore wawe arakora akora iki se uyu nta kazi afite mise warakora uronakora uyu ngo yarakora ntabwo yabakora umugore agiye ukoresha izi ni imbura mukoro zabanye oya yarakora ahubwo umugore ntabyo akora ariko se kuri ako mwazanywe no kudutuka oya ngiye na ariko ngiye nta igitutsi nakikoresheje sibyo mariko ukunda guhubuka ngiye ntabwo njyanuka ariko none reka mbabaze mwabavandimwe niba bavuga ngo agati kateretswe n'Imana ni gahungabanywa n'umuyaga uyu nguyu nkambona umuyaga ari wo mutwara uru nuruti nagaragati ubwo kateretswe n'Imana cyangwa n'abana uyu nguyu abunga nka rohombi ikindi se umugore akwiye ngo mugiye gutandukana imyaka ine wabyemera Yohana ntabwo nabyemera mariko wabyemera kuri mariko ngiye sinabyemera ariko ku mugabo winjije inkwi wese uretse wagiye uvuga makeya wabyemera oya sinabyemera nanjye matayo ntabwo nabyemera mureke twigire ubwo muri abantu bakuru ubwo se mudufashije iki aha ni abatesha mutwe gusa nta ntumwa zirimo none se ubwo twanzuye ni amahano wanzura iki we ntaho ujya